Ibimera n'ibirungo karemano bibasha kugufasha gutakaza ibiro bimaze kongerera igifu n'amara imbaraga zigogorwa, gutwika ibinure no kugabanya inzara y'igikatu. Ibyo ukunda kurya no kunywa nibyo nkuruzi yo kubyibuha cyane, kandi cyabivura ni uguhindura imirire gusa. Birababaje kubona abantu bahora batakira abahisi n'abagenzi ngo babashakire ikinini cyabagabaniriza umubyibuho ukabije n'ibiro by'umurengera, kandi baturanye n'ibimera bya barokori ngo izi ndwara zibatera gusembera mu mihana. Ushobora kuba utazi ibi bimera n'ibirungo karemano, ariko igihe kirageze ngo werekeze amaso y'igisambu uhamura ibi bimera byagukiza rwangendanye, maze ukarangwa na taye y'abato wifuza. Byongeye kandi ubasha no guca ukubiri n'indwara ziguhoza ku nkeke. Ubushakashatsi buhamya ko mu bisambu wasangamo ibimera n'ibirungo warungisha ibyo kurya utetse bikabyongerera uburyohe bidateye ingaruka zo kongera umubyibuho ukabije, isukari ikabije, sodiyumu n'ibindi bibazo byinshi. Ukwiriye kubyitaho niba ushaka kugabanya ibiro n'umubyibuho ukabije. Ibimera n'ibirungo karemano bizanira umubiri inyungu nyinshi cyane. Byongeye kandi nta ngaruka bitera iyo bikoreshejwe neza. Jya ubirungisha ibyo utetse niba ushaka kuryoherwa no kwikingira indwara. Nubirungisha ibyo kurya bizima uzaryoherwa kandi wunguke n'ubuzima bwiza. Niyo mpamvu naguteguriye ibimera 6 muri iyi video bishinzwe kugabanya umubyibuho n'ibiro bikabije. Ntimucikwe. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, umuyoboro ubagezaho ibiganiro byibanda ku buzima gusa. Nitwe ba mbere mu kubategurira ibiganiro bibarangira ibyatuma musubizwa ubuzima bwiza gusa. Mwihutire gukanda subscribe n'inzogera mutazongera gucikwa n'ibi biganiro, mutapfa gusanga ahandi atari kuri Muganga Desire TV. Ubuzima bwiza wabusanga mu cyanga cy'ibyo kurya dukesha ibimera bidukikije. Ibyinshi bishinzwe kuvura indwara zitubuza amahwemo buri munsi. Ikibazo ni uko tubihinyura nk'ibidafite agaciro mu buzima bwacu. Kurikira kugeza ku musozo w'iyi video maze nkurangira ibimera bifite imbaraga nyinshi zo kugabanya ibiro bikabije n'umubyibuho ukabije. Ibi bimera kandi bitwika ibinure no kugabanya inzara ya hato na hato. Ku mwanya wa mbere hari tirimerike. Niba ushaka ibyakugabanyiriza kandi bikagukingira ibyago byo gusazira imburagihe, tirimerike iri ku mwanya wa mbere. Ibi biterwa nuko muri iki kinzari cya tirimerike higanjemo ikinyabutabire cya kirikimine. Iki kinyabutabire kibungabunga ubuzima bw'ubwonko, umutima, imikorere y'ibihaha, gukumira kanseri zitandukanye n'indwara zo mu zabukuru. Ubushakashatsi bwakorewe ku mbeba no ku dukoko bwavumbuye ko kirikimine yongera icyizere cyo kubaho. Mu bushakashatsi bwakorewe ku binyabuzima no muri laboratwari buzwi nka vivo and vitro, bavumbuye ko kirikimine irwanya indwara z'umutima, diyabete, uburibwe, gusigingira k'ubwonko n'izindi ndwara. Niyo mpamvu Abahindi bamaze imyaka myinshi bayikoresha mu buvuzi bw'indwara zitandukanye. Tirimerike itwika ibinure no kongera imbaraga zigogorwa ry'ibiryo, iburizamo indwara ya Alzheimer no gususumira. Ikimera cya kabiri ni cinnamon. Cinnamon ikize kuri antioxida, igabanya isukari mu mubiri, irwanya inzara ya hato na hato, kandi itera igihagisha igihe kirekire cyane. Yifitemo ibinyabutabire bikora nka insuline zishinzwe kugabanya isukari mu miyoboro y'amaraso zikayigeza mu tunyangingo tw'umubiri. Ituma isukari itisuka vuba mu maraso, ikaba nziza ku bantu bamaranye igihe kirekire uburwayi bwa diyabete. Ikimera cya gatatu ni tungurusumu. Tungurusumu ikoreshwa n'abatetsi benshi bayirungisha ibyo kurya, itwika ibinure kandi iruhura imitsi yumva. Usibye kubiryoshya ibyo kurya, ifasha n'umubiri gutakaza ibiro, kongera ubudahangarwa n'imbaraga zigogorwa ry'ibiryo. Uburyo bwiza bwo kuyikoresha ikakugirira umumaro ni ukuyikatira mu byo kurya ugiye kurya. Bishatse kuvuga ko ukwiriye kuyirya ari mbisi. Icyakora abagore batwite, abari mu mihango n'abafite ibikomere biri kuva amaraso ntibemerewe kuyikoresha ari mbisi. Ku mwanya wa kane hari ikimera cya fenugreek. Fenugreek nayo imaze imyaka myinshi ikoreshwa mu buvuzi gakondo, kandi cyane cyane ikoreshwa n'Abahindi benshi mu kurunga ibyo kurya. Iki kirungo gitera ibiryo kuryoha mu buryo bwihariye. Akayiko gato k'umwayi wa fenugreek gakize kuri fer, magnesium na manganese, imyunyu ngugu umubiri wacu ukeneye cyane. Fenugreek kandi ikiza ibibazo by'igogora nk'indwara ya diyabete. Ubushakashatsi bumwe bwagaragaje ko gufata garama
50 z'ifu ya finagiriki ukayivanga mu byo kurya ugiye kurya biringaniza glucose mu mubiri, bifasha imisemburo ya insuline gukora neza kandi bigabanya n'urugimbu rukabije mu mubiri wacu. Finagiriki kandi ifasha kugabanya apeti, bigatuma umuntu arya mu gihe gikwiriye ntarangwe no kuryagagura no gutwarwa n'uburigatirizwa bwo ku muhanda. Ibi nibyo bituma abantu bafite ibiro byinshi bakwiriye gushakisha finagiriki. Byongeye kandi finagiriki zigira uruhare mu kugabanya uburibwe bw'umubiri kandi zifasha umubiri guhindura ibiryo twariyemo imbaraga umubiri ukoresha. Nushaka ibimera bigabanya ibiro uzatekereze kuri finagiriki ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa gatanu haganje ikimera cya ginseng. Ginseng nayo ikoreshwa cyane mu buvuzi gakondo. Abashakashatsi bakoreye kuri ginseng inyigo zimbitse cyane ngo bagenzure neza imimaro yayo ku buzima bwacu. Witegereje neza wabona ginseng ifite amataye ameze neza nk'ay'umugore witeguye imibonano mpuzabitsina. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko umugore wakoresheje ginseng neza imwongerera ubushake bw'imibonano mpuzabitsina, yaba ari umugabo cyangwa umugore. Inzobere mu by'ubuzima ntizihwema guhamya nta mbebya ko ginseng yongera imbaraga zo gutunganya ibyo kurya no gufasha kugabanya ibiro. Ukoresheje ginseng ukongeraho gukora imyitozo ngororamubiri no kurya imirire iboneye, utakaza urugimbu rwinshi n'ibiro bikabije kuruta abakoresha regime n'imyitozo gusa. Ginseng ikize ku binyabutabire bya adiponectin, leptine na insuline bishinzwe kugabanya urugimbu n'umubyibuho ukabije. Ibinyabutabire byiganje muri ginseng ni ginsenoside bishinzwe kugabanya urugimbu mu tunyangingo duto cyane kuko bigabanya apeti kandi bigatuma imisemburo ya insuline ibasha gukora neza. Uwakoresheje ginseng arangwa n'imbaraga nyinshi kandi ntashobora kunanirwa ubusabusa mu masomo yiga no mu nshingano z'abashakanye. Ukoresheje ginseng buri munsi nta mwanda waregama mu mubiri wawe kandi ibyo n'iby'umubiri bita radical libre ntibyongera kugutera ubwoba. Ingingo zawe zakora neza kuko zitakongera kuba ikibuga kigari cya kanseri. Ku mwanya wa gatandatu hari tangawizi. Tangawizi ni ikimera gikomoka mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Aziya. Abashinwa bamaze imyaka magana bayikoresha mu buvuzi bw'indwara zitandukanye. Tangawizi ikungahaye ku binyabutabire bya gingerole bishinzwe kuvura indwara zo mu myanya y'ubuhumekero, amavi, imitsi, imbatwe n'isesemi ku bagore batwite n'abandi barwayi benshi. Tangawizi ikungahaye ku mbaraga zirwanya uburibwe no kugabanya ingaruka zikururwa na stress. Ibinini bya tangawizi bigabanya umubyibuho ukabije no kugabanya ibicece byo ku nda. Ikaba nziza ku bakobwa n'abagore bashaka kugira taye nziza. Tangawizi iringaniza kandi imisemburo ya insuline mu mubiri. Ubushakashatsi bwagaragaje ko tangawizi yongera igogorwa ryiza ry'ibiryo maze ikagabanya uburibwe butandukanye bw'ibice by'umubiri. Umwanya wa karindwi ni ukwibanda ku mazi y'akazuyaza kamuriyemo indimu buri gitondo. Aya mazi afite imbaraga zitangaje mu gusukura umubiri. Akungahaye ku bikatsi bishinzwe gusukura umubiri ku buryo imyanda yose umubiri yatewe n'inzoga ibasha kumushiramo. Akize ku ntungamubiri zisanasana ingingo zangijwe n'inzoga ku buryo umuntu atongera kubatwa n'inyota y'icupa. Icyakora hari abantu barwara igifu bakaba batashobora amazi akamuriyemo indimu. Icyo gihe banywa amazi y'akazuyaze gusa. Burya kugira ubuzima bwiza ni urugendo rwa buri munsi. Uru rugendo rusaba kongera ubumenyi buri munsi kugira ngo umenye ibikwiriye kukuvura no kugukingira indwara za hato na hato. Imyitwarire y'abaneshi ni uguhora bagenda berekeje ku nsinzi y'ubuzima buzira umuze. Kandi insinzi si ukugera ku ntego, ahubwo ni ukuzindukira urugendo rugizwe n'amasomo ya buri munsi, kwiteza imbere no kurangwa n'impinduka. Uhereye ku kwemera impinduka no kwita ku buzima, kwiga buri munsi no gushyiraho intego ifatika. Iyi myitwarire si ibikoresho bikugeza ku nsinzi, ahubwo ni ukubaho ubuzima bubasha kukugeza ku byiza buri munsi. Nubwo ibi bimera bifasha abantu kugera ku buzima bwiza buciye ukubiri n'umubyibuho ukabije n'ibiro by'umurengera, birakwiriye ko abantu bongeraho kurya kuri gahunda. Aha ni mu gitondo no ku manywa gusa. Iyo urya nijoro ntugera ku bisubizo by'ubuzima bwiza wifuza. Irinde kurya hagati y'amafunguro kandi nubyuka uje uzirikana kunywa amazi ahagije. Maze mbere yo kurya ibiryo watetse, unywe icyayi wakoze muri kimwe mu bimera twahoze tuganiraho. Mugire ubuzima bwiza.
Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro biberanye n'ubuzima bwanyu. Mukande subscribe n'inzogera muri benshi, namwe muzagera kuri byinshi. Baye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.